hanyuma rero mu gice cya 20 twasize uwitwa Krenia arimo aganira na Logan yaramaze kumubwira ko iwabo mu rugo baje kumutwara. Yaramaze kumubwira ati papa na mama baje kandi rwose ntabwo bazansiga, ariko ndi kwibaza ese mbyange nango se mbyemere. Krenia yaramaze kumusaba amubwira ati wibyanga, ufite amahirwe yo kuba ufite umuryango, ufite ihirwe ryo kuba ufite tata na mama bagukunda kandi bakwitayeho, ariko njyewe nubwo mbafite ntabwo bigeze bifuza ko nanamenya yuko bariho. Rero wowe ufite umugisha uruta iyindi yose. Ese Logan yarabyemeye nangwa ntabwo yigeze abyemera? Muri yacu reka tuyitangire n'ubundi kuri Logan na Krenia. Baba batashye bavuye kuri hotel, cyane ko baba bamaranye iminsi 3 bari kumwe. Barataha rero bakagera hafi yo kwa Krenia, mu rugo kwa Krenia, ahabara aho aba ndetse Logan araparika, bakaguma bicaye mu modoka. Logan acishika umwanya munini atavuga. Krenia akamubwira ati ese bite byawe, ntabwo uri kuvuga kandi tumaze iminsi igera kuri 3 nge nawe tumeranye neza twishimye. Wampaye impamvu ituma nongera guseka, nibagirwa uburibwe nanyuzemo, nibagirwa agahinda kose natewe no kubura nyogokuru wanjye. Watumye nongera kugira icyizere cy'uko hari umutima wanjye wakongera ugasusuruka nkanezerwa. Nari maze igihe kinini ntazi guseka uko bimera. Watumye nongera guseka. None urashaka ko ibyishimo wampaye bitaramba, uri gutuma bitari kuramba. Ndabona utameze neza, ntabwo uri guseka, ntabwo wishimye. None uragira ngo ngenda kora iki? Ese urashaka kunsubiza aho navuye? Urabizi neza nari nsigaye meze nk'umuntu ndi nk'igishushushungwa kigenda. Nari ndiho ntariho, mwambonaga mpagaze ariko roho yanjye ntiyari ihari. Umfashije gusohoka mu isi y'umwijima, isi y'icuraburindi, none ni wowe uyisigayemo. Waye Logan arahindukira akareba Krenia mu maso, mu kiniga cyinshi n'agahinda kenshi. Kavuga ati Krenia, ntabwo nshaka kongera gusubira aho wavuye, sinshaka kongera gusubira muri uriya mwijima, sinifuza kongera kukubona umeze nk'uko wari umaze iminsi umeze. Ahubwo nuko nguhangayikiye, ndumva mpangayitse, ndi kwibaza n'iki kigiye gukurikira. Ndumva ntagusiga, ndumva naguma iruhande rwawe. Ngiye kujyana n'ababyeyi, nzagenda sinzi ngo nzagaruka ryari, ariko se ndaba ngusize he? Ntago ndi kubyumva, ndi kumva nirakariye ubwanjye. Ndi kwibaza nzabasha gute kubaho ntakubona? Ese nzabasha kwihanganira kubaho ndi kure yawe? Ubundi se we basi uzabishobora? Krenia aramubwira ati Logan, nibyo ndabyumva biragoye, ntabwo binyoroheye kandi nawe ntabwo bikoroheye, ariko ntabwo nifuza gusuzugura ababyeyi bawe. Ufite umugisha wo kuba ufite papa ugukunda, kagira umugisha wo kuba ufite mama uguhangayikira kandi ukwitayeho. Logan, ufite umugisha uruta iyindi yose, ari bo babyeyi bawe cyane ko bagukunda. Niba koko narakuremewe, nawe ukaba warandemewe, igihe kizongera kiduhuze. Niba igeno ryanjye ari wowe, nakabuze ntaho uzajya. Niba igeno ryawe ari njyewe, humura ntaho nzajya. Logan ati Krenia, gabanya ubwana n'ubutesi, ibihe birahinduka,
hari igihe igeno ryacu dukora ikosa ritoya tukaba twarihindura. Nanjye nshobora kudeviya gato nkakora ikosa nkagusiga, nkaba ndaguhombya ubuzima bwanjye bwose, kandi sinifuza kuguhomba. Kera nabwo ati Logan, ntago ndi bugusubiriremo ibi. Wahuze umbwira ibintu byose ukambwira ngo it's an order, ntago uri kunsaba. Nanjye noneho ntago ndi kugusaba, ahubwo nanjye ndi kugutegeka. Ubaha ababyeyi bawe, ujyane nabo njyewe nziyitaho. Ken yahita anasohoka mu modoka agahita yitahira, ariko agenda ari kurira afite agahinda kenshi. Mu mutima ari kuvuga ati nkubwiye nabi nkomeje, ngira ngahari ubibone, aha ujyane n'umuryango wawe. Ariko nanjye ndumva ntashaka kugenda. Ari gutambuka ari gutaha, Logan ahita asohoka mu modoka kamukurikira, kamufata akaboko kavuga ati Klenia, ni ahantu ujya, njye nawe turacyari kuganira. Ugiye ute kandi? Urimo urajya hehe? Klenia aramubwira ati Logan, taha ejo ufite flight, ejo uzurira indege, ejo uzagenda. Genda ujye kwitegura, njyewe unyibagirwa mfate nkaho ntigeze mbaho no mu buzima bwawe. Nakubwiye ngo nziyitaho, rero wikomeza kumpangayikira. Ndumva nta n'ibindi bintu byinshi dufite byo kuganira, ahubwo wowe genda. Logan aramubwira ati Klenia, ntago ndi bugende, ntago ndi bugusige. Ibyo byose uri kwivugisha byo kumbwira ngo genda ejo ufite flight, nta hantu nta namwe ndi bujye, ndagumana nawe. Klenia ati none kubera icyo utari bugende? Logan ati kubera ko ngukunda, ntabwo nshaka kugusiga. Gute nagusiga? Ese gute najya kure yawe? Klenia ahita abwira Logan, akavuga ati Logan, tega amatwi nkubwire. Byose harya ngo uri kubikoreshwa no kunkunda? Ese ubundi unkunda nk'iki? Unkunda nka mushiki wawe? Unkunda nk'igiki kuri wowe? Logan ati Klenia, ntabwo nkukunda nka mushiki wanjye gusa, nkukunda as my girlfriend, nkanagukunda nk'umuvandimwe. Uri byose kuri njyewe. Kuva tukiri batoya, njye ntawe ntabwo twigeze dutandukana. Nakuriye mu mujyi wo kugukunda, kandi nzakomeza kubikora. Klenia arahindukira akamubwira ati Logan, taha ugiye kwitegura, ejo ufite flight. Ibyo by'inkundo bishyire ku ruhande. Turacyari batoya, turabana, turacyari n'abanyeshuri. Ejo ubuzima bwahinduka. Nshobora kuzahura n'undi musore, nshobora kuzahura n'undi musore nkamukunda tugakundana, kandi nawe aho ugiye ushobora kuzahura n'undi mukobwa ukamukunda mugakundana. Logan ati oya, nta plan n'iyi ndanye mfite yo gukundana n'undi mukobwa uretse wowe Klenia. Klenia yaramwitegereza akamubwira ati Logan, ndeba mu maso, ese buriya nta kintu uri kubonamo? Logan ati nta kintu ndi kubona, icyo nitayeho ni wowe, ntabwo nshaka kugusiga. Klenia aramubwira ati rero tega amatwi nkubwire. Ibintu wishyizemo by'urukundo, by'uko nkunda, by'uko naba ngukunda, noneho ndagira ngo wumve uko kuri. Logan, tumaze imyaka myinshi njye nawe tuziranye. Nibyo pe wambaye hafi, wampaye buri kimwe, wanyitayeho, ariko witekereza ko turi mu rukundo, urukundo rurenze, turi gukundana nka girlfriend na boyfriend, ngiye ngufata nka musaza wanjye. Ibyo bindi rero uri gutekereza nta bihari. Njyewe nawe ntabwo turi mu rukundo, ntabwo turi muri relationship, turi mu rukundo rusanzwe.
njyewe nawe ntabwo dukundana, ntabwo ndi girlfriend wawe, nta nubwo ndi umukunzi wawe. Niba ari nako wabitekerezaga, uyu munsi menya ko atari ko bihagaze. So rero genda ujyane n'ababyeyi bawe utuje, nta girlfriend usize inyuma, usize inyuma inshuti yawe isanzwe. Genda inshuti yawe isanzwe, ntabwo ndi umukunzi wawe. Rero ibyo watekerezaga n'ibyo wibwiraga nabihari. Roga ndatavuga ati Ukraine, geza aho ngaho ndumva ndashaka kumva ayo magambo. Ndabizi neza uri kumbeshya. Rero geza aho ngaho ukomeza kumbwira guri. Ukraine aravuga ati umva, I'm not kidding. Even I'm not joking. I'm serious. I'm not in love with you. Ntabwo ndi mu rukundo nawe. Logan ati, are you serious? Ese urakomeje? Ukraine ati ndakomeje. Niba wibwiraga yuko njye nawe turi mu rukundo, turi gukundana, byibagirwe. Njye nawe ntabwo turi gukundana. Logan afata Ukraine akamubwira ati bimbwira undeba mu maso. Ntabwo unkunda. Nta nubwo wigeze unkunda. Ukraine avuga ati Logan, ntabwo ngukunda. Yewe sinigeze nanagukunda. Nagufataga nk'inshuti magara, inshuti yanjye isanzwe. Ntabwo nigeze ngufata nka boyfriend wanjye. Ibiyiza rero genda ujyane n'ababyeyi bawe, njyewe Ukraine yondeke. Niba bana ngombwa uzanyibagirwe kugira ngo uzabane neza n'umuryango wawe kandi ibintu byose bigende neza. Ibi nkubwira ndakomeje, ntabwo ndi mu mikino kandi excuse me. Ukraine yahita yigendera. Logan asigara aho ngaho umutima yibaza ati se mana, amagambo mbwiwe n'ukuri nangwa so kuri. Nta kindi kintu ahita akora ahita yinjira mu modoka agataha. Ataha ari kugenda atekereza ku magambo Ukraine yamubwiye. Muri we yibaza avuga ati se kuko ni ukuri? Ese byaba ari ukuri ntabwo Ukraine yayigeze ankunda? Mana ni njye namukunze njyenyine we ntiyigeze ankunda. Biramucanga bikamushobera. Muri we akavuga ati ntabwo nshaka kubyizera karokuri. Akavuga ati Ukraine, nizere ko wibeshye. Nizere ko ahari wenda ubivuze uri kwikinira, ahari uri buze gusubiza ubwenge inyuma ukambwira ati Logan, I was kidding. Nakubeshyaga kubera ko ntabwo nakizera ko wowe Ukraine ari wowe umbwiye ko utigeze unkunda, ari wowe umbwiye ko wamfataga nk'umuntu usanzwe kuri wowe. Afata telefone agahamagara Ukraine, ari nako atwaye imodoka. Ukraine aramwitaba. Akamubwira ati babe. Ukraine ati Logan, please. Nitwa Ukraine, I'm not your babe. Logan ati ariko se urakomeje? Ukraine ati yego ndakomeje. Logan ati koko? Ese koko ntabwo wigeze unkunda? Ukraine aravuga ati Logan, listen, ntabwo nicuza kukumenya, sinicuza kuba inshuti nawe, sinicuza kuba narakoranye nawe, kuko hari igihe ugeze kuba byose nari nkeneye. Nakugiriyeho umugisha, reka mfate uyu mwanya byibura ngushimire.
Logan, wampaye ibyishimo ntigeze mbona ahandi hose, wampaye urukundo ntigeze mpabwa n'undi wese. Wowe na nyogokuru sinabona icyo mbagereranya nacyo. Mbonye icyo nakwitora nagikora, ariko nta kintu n'iki na kimwe mfite nakwitora. Logan ati icyo nkeneye uragifite, icyo wanyitsura uragifite. Nkeneye umutima wawe wonyine, nkeneye kunkunda. Ntabwo nkeneye ibintu n'amafaranga kuko ibyo ndabifite. Sinkeneye kubaho neza kuko mbayeho neza. Nkeneye urukundo rwawe, nkeneye attention yawe, nkeneye kunkunda ukama ibyo abandi batigeze bampa. Kera bwa Logan, umbabarire ibyo ntabwo bishoboka. Umbabarire ntabwo ibyo nabikora. Mbabarira ndakwinginze. I can't do it. Ariko byibura aho uzajya ujye uzirikana ko Krenia agushimira, kandi uzazirikane ko Krenia agukunda. Azahora azirikana ineza wamugiriye. Logan ati none se basi, ndakwinginze basi reka dutangire bushya, umbere umukunzi bushya. Let's start up. Undi ati oya. Logan please. Oya. Ahita ati Logan, byari ihirwe, byari umugisha utangaje. Wari nk'impano ntabona uko nsobanura, nari naragabiwe na rugaba. Wari nk'igitangaza cyaje kingana. Ariko ntabwo bishobotse. Amatage ni mabi, atandukanye inshuti. Navuga ngo nta mbabazi agira. Yewe nanjye ubwanjye mba numva nifuza kuvuga ngo nakubwira ngo nifuje guhorana nawe, nifuje kuba nazaba uwawe, ariko ntabwo byakunda. Kandi umbabarire. Krenia ahita anamukopa. Logan arataha, agera mu rugo kuryama bikamunanira. Arara yicaye ari gutekereza, avuga ati semana, uriya ni Krenia nzi, Mana wampinduriye. Ese n'ibisazi byamuteye? Mbese Logan aba yumva wagira ngo ari mu nzozi. Bucya mu gitondo arara yicaye. Bucya mu gitondo rwose agikanuye. Batangira kwitegura we n'ababyeyi be, cyane ko baba bafite indege ya saa moya za nijoro. Saa kumi rwose berekeza kuri airport. Ariko barimo bagenda, Logan ahamagara Krenia. Krenia ntago amwitaba. Arongera akamuhamagara, ariko Krenia ntamwitaba. Logan mu mutima akavuga ngo nifuzaga kukubona bwa nyuma, byibura nkagenda nkubonye bwa nyuma. Nifuzaga byibura kugusezera, nkakubwira ko ngukunda, niyo ntacyo byari kuba bivuze kuri wowe, nangwa ntacyo bimaze. Ariko none dore ntibikunze. Ahita amwandikira message, akamubwira ati Krenia, nakubuza umwanya munini kuri telefone, nguhamagaye inshuro nyinshi, ariko nifuzaga ko nkubona nkagusezera. Mfite indege ya saa moya, ubu tuvugana ndi kwerekeza kuri airport. Ahari ningira umugisha nzongera nkubone, kandi nintakubona uziyiteho. Nyagasana azakundindire, kandi ndakwifuriza ko byibura wazagira ubuzima bwiza. Ndakwifuriza ko wazabona abantu bagukunda ndetse bakwitaho. Ahari wenda uzabona undi ugukunda kurusha uko nagukundaga. Ahari uzabona undi uguhangayikira ukwitaho kurusha uko nabikoraga. Urabeho ndagiye, kandi ndagukunda, ndetse nzakomeza kukuzirikana iteka. Umutima wanjye uzahora uwuyoboye,
nta na rimwe uzigera umva mu ntekerezo no mu mutima kuko twanyuranye muri byinshi. Ahari wenda wowe wibagirwe ko wigeze kumenyana ngo se wigeze no kuba inshuti nanjye, ariko njyewe sinzigera nibagirwa. Amahoro n'imigisha bikomeze kubana nawe, ndetse Imana izakomeze kukwitaho none n'iteka ryose. Murakoze. Tugaruke kuri Krenia baryamye, arabyuka agasanga Logan yamubuze. Afata telefone agasanga harimo missed call za Logan rwose nyinshi, agahita akubitana n'iyo message. Arayisoma ariko akayisoma arira, amarira ari menshi. Nta kindi kintu avuga, aravuga ati Logan, umbabarire, ahari wenda igihe nikigera uzumva impamvu yanteye gukora ibi. Ahari wenda nitwongera guhura ntuzanyimye umukono uzandamutse. Nitwongera guhura uzanyishimire nk'uko byahoze. Basi Imana ikugenda imbere n'inyuma. Ntabwo nabona imbaraga zigusezera, ntabwo nakubona uri kunsenzera umbwira ngo urabeho. Ntabwo nabishobora kubera ko ntabwo nabyiyumvisha. Umbabarire, ntabwo nje kugusezera nk'uko wari ubyifuje, ariko nawe Imana izakundindire kandi nawe imigisha izakomeho. Telefone ayirambika hasi, nta nubwo amuhamagara, yewe nta nubwo anamusubiza, byose arabyihorera. Tugaruke kuri Logan. Amasaha aragenda akicuma, agategereza ko byibura ari bubone na message ya Krenia, ariko akayibura. Yinjira mu ndege afite agahinda. Amasaha aragera, indege igahaguruka ikagenda. Logan akigendera, ariko agenda ababaye, atishimye. Tuvuga ngo twigarukire kuri Gloria aba yicaye mu nzu, yicariye mu sitting room. Umugabo we Brian arinjira, abavuye mu kazi. Mu kwinjira asanga Gloria yicaye. Gloria akimubona ahita ahaguruka akagenda. Brian ahita amubwira ati Gloria, wait, ese ko mbona ugiye? Gloria ati hari ibintu narindi gutunganya, ngomba gukomeza gutunganya. Brian ati yawe imbeshya, muri iyi nzu dufite umukozi, nta kintu n'iki na kimwe wemerewe gukora muri uru rugo keretse icyo wowe wumva ushaka. None niba icyo wari uri gutunganya, ese nkubaze umugore mwiza, tuzakomeza kubana gutya kugeza ryari? Buri gihe iyo ninjiye mu nzu urasohoka, iyo ninjiye mu cyumba urasohoka, wimutse icyumba ntitukirara mu cyumba kimwe. Ese kuko warandakariye bigeze aha? Waranyanze bene aka kagene, nta nubwo uba wumva ushaka kundeba? Gloria ahita aturika akarira, akamubwira ati Brian, iyo nkubonye numva ishavu n'intimba binyishe, bihita bitaha umutima wanjye, nkahita nibuka ibintu byinshi, nkicuza kuba naragukunze, nkicuza kuba ndi umugore wawe. Iteka iyo nkubonye mpita nibuka ko waryamanye na mukuru wanjye, nibuka ibinyoma byose wagiye umbeshya,
ukambwira ngo wagiye muri mission z'akazi, kumbe wajyanye na mukuru wanjye. Nkibuka umunsi ugenda ukarara iyo naguhangayikiye, watahanga kwitaho nk'umugabo wanjye utashye mu rugo, kumbe wari uri kumwe na mukuru wanjye. Iyo nkubonye ishavu n'intimba rwose nibyo biganza umutima wanjye, mba numva rero nashaka kureba kuko buri uko nkubonye ntekereza byinshi kandi ngatekereza ibibi gusa. Rero nujya ubona nguhunga ntukagire ngo hari ikindi, ahubwo mba ndi kugira ngo njye kuririraho utandeba, kubera ko iteka iyo mbitekereje agahinda karanyica, nkumva neza neza nanze isi n'abantu, mba numva ntazi icyo nagukorera wowe na mukuru wanjye. Basi iyo ujya kunca inyuma ukabikora ahandi atari ku muvandimwe, ese basi wabikoraga wibuka yuko uriya tuvukana? Umutima wanjye nturakira, umutima wanjye uracyafite igikomere. Brian, wanciye inyuma, unca inyuma kuri mukuru wanjye, wanciye inyuma kuri mukuru wanjye, ubyibuke. Waransuzuguye, wansuzuguje mukuru wanjye. Ese ubu ngubu ni iki namubwira? Buri gihe nashyira message ze kuri telefone ambwira ngo turi bamwe, ngo njyewe nawe nta tandukaniro, ngo ninemere yuko nanjye kubaka byananiye, ngo nanjye nsubire mu rugo. Yarambwiye ngo ntabwo nzigera nubaka, kandi koko nanjye ndabibona. Menya hari ngiye kuzaba nka mukuru wanjye, ariko njyewe icyo ntandukanyeho nawe sinzigera niyandarika. Brian, warantengushye, warantengushye, warantengushye bikomeye. Brian ahita afata Gloria akamuhobera, nawe agira ikiniga, amarira agatemba. Gloria nawe aba ari kurira. Gloria ahita anacika n'intege akicara hasi. Brian nawe ahita yicara, bakicara barebana, bararira hakabura uhoza undi. Brian yitegereza umugore we mu maso akamureba, mu mutima agatekereza akamubwira ati iyaba wari uzi ingano y'urwo ngukunda, iyaba wari uzi ko byose byambayeho ntabiteguye, ntago wakabaye undakarira bigeze aha. Atari ko ndifuza iyaba wambabariraga. Ahita amufata akamureba mu maso, ari nakamufatishije ibiganza bye byombi, akamubwira ati Gloria mugore mwiza, wampaye byose, icyo utamaye ni icyari kidahari. Wampaye urukundo pe, ibyo ndabigushimira. Ndabizi naraguhemukiye kandi narakubabaje pe, ariko nubu ndacyakwinginga, ndakwinginze uzambabarire. Ahari nubu wambabarira. Ntabwo nifuza kuguhomba, ntabwo nifuza kugutakaza. Nibyo nakoze amahano n'amabara, nakoze ikosa ritababarirwa, ariko byibura niba warigeze unkunda, byibura niba warigeze ungirira urukundo rwa nyarwo, ndakwinginze mbabarira. Mbabarira kuko gukomeza kubana nawe gutya ntabwo mbasha kubishobora. Aramwitegereza cyane, yarangiza akamubwira ati Gloria, nyuma yo gukora ubukwe nari nzi ko nzahita nsubira hanze, cyane ko ari naho mba igihe cyanjye kinini.
ariko numvise twaba turi kumwe hano, gusa niba kumbona bikubangamira, niba umbona nkagutera agahinda, niba umbona ugatekereza nabi kandi ugatekereza ibibi, basi reka ngende. Ejo mu gitondo nzagenda, ngiye kugenda, ahari niba ari bwo uzishima, reka ejo nje nsubirire hanze. Nzakomeza kukuzirikana nk'umugore wanjye, nzakomeza kukubaha no kugukunda, sinzigera nshaka undi mugore, ariko basi reka ngende, kuko byose ni amakosa yanjye. Ni njyewe wakubabaje, ni nanjye waguhemukiye, ariko niba byibura kuba utambona mu maso yawe ari byo byaguhereza amahoro, ukumva uratuje, mpa amasaha makeya, mpa igihe gitoya, ndaza kugenda. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese koko Brian aragenda? Ubundi se Gloria yaraza kumureka agende? Nangwa araza kumubabarira kugenda bihagarike? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nta mbabazi naguha. Njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.